Hano nongere mwere ikaze inshuti yanjye, ni iby'agaciro kongera kubana namwe mwese ko ari M Studio. Muri ino video tugiye kureba hamwe ukuntu wakihindura izina kuri WhatsApp ndetse no kwandura ifoto kuri WhatsApp step by step ku kandi. Niyo mpamvu bandi hano ndagusabye niba uri mushya please kanda subscribe, ntacyo bitwaye, sharing ino video kugira ngo igere ku bantu benshi, kandi ujye wishimira video zacu, ujye ugaruka muri comment maze ubitwandikiye. Katutangire step by step, buri kintu cyose intambwe ku yindi, ngusaba kureba ino video kugeza irangiye. Kadusubira inyuma, kuvuga ngo gusubira inyuma nkwereke intambwe ku yindi. Kuvuga ngo ukizakora nta kindi uzakora, uzajya kuri WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, uyifungure. Numara kuyifungura utegereze ifunguke gatoya, utegereze gato reka ifunguke, leta ifunguka gutya nk'uko usanzwe uyikoresha muri telefone yawe. Yango buri kintu cyose ngere nkwereka intambwe ku yindi, step by step, nabyo no kimwe kiraza kugucika. Icyo uzakora nta kindi, kandi kuri tuno turongo ubona hano hejuru cyangwa iburyo bwa telefone hejuru, uzaza udukandeho gutya. Numara kudukanda kandi hano handitse setting, wakana handitse setting, uzatengukira ahantu hameze gutya. Ikintu uzakora nta kindi uzakora, uzaza ukande hano hejuru ahangaha, akande gutya, hano ko azahita afunguka gutya. None ushaka guhindura ifoto yawe, ikintu uzakora nta kindi, uzaza ukande kuri kano kantu kanditseho edit, gakandeho gutya. Bangiza bazahita baguha utuntu tugiye dutandukanye. Kuri kantu kose ndakagusobanura kamwe ku kandi kugeza usobanukiwe, uko niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo nkwigishe. Hano utuntu hari kamera, akaba gallery ndetse akaba na avatar. Kuvuga ko hano kambere, aka kambere ka kamera ushobora gukanda ugahita wifota video, cyangwa ugahita ufata ifoto ako kanya, ukaba ari ubasha kwa uploadinga kuri profile yawe. Urabona gutya, nugakandaho urahita bagusa itangira ifotore, urajya n'inyihindukiza itangira foto video, ariko ni ifotore. Urabibona ko ndi kwifotora. Gusa ngewe ntago niba ari bwo buryo ushaka, nta kibazo uzakoresha ubu ngubu. Gusa reka nsubire inyuma, nongeye nsubire ahandi tugiye guhindura. Ngiye ndashaka ifoto narayifite muri telefone yanjye, niyo nshaka gushyira kuri profile yanjye ya WhatsApp. Nzaza nkande kuri kano ka hagati kitwa gallery gutya, nzahita mpingukira ku mafoto mfite muri telefone yanjye. Urabona ko mfite amafoto menshi agiye atandukanye muri telefone yanjye. Icyo nzakora nta kindi, nzaza nkande ku ifoto imwe nshaka gutya. Urabona ko nkande ku ifoto imwe nshaka, ahita bansaba gutya, nze nyishyiremo neza gutya. Nanjye nkande kuri kano kantu kari hano, kanze nkabereke aka kantu kanditseho done gutya. Uragukanda, urabona ko mise ijya kuri profile yanjye. Rero ikintu cya kabiri ngiye kwereka ko wahindura izina. N'ubundi uzaguma hano, uzano handitse name, uzoha kandi gutya. Bangiza hano hejuru uze wandikemo izina ryawe ushaka. Hano ngiye handitsemo Kevin Man. Numara kubyandikamo, icyo uzakora uzaza hano handitse save, wakande gutya, izina ryawe ribe urarihinduye. Ndagushimiye twabanye muri ino video, tuzongere tubane ubutaha. Yari Idi Amin ya kari M Studio, cyane ngende kwiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niba ntacyo bigutwaye kandi wishimiye video yacu, please twandike muri comment, ndetse unakande subscribe, ntibagirwe gufungura n'akazugira kugira ngo video nk'izi zikugeraho uri uwa mbere. Ndagushimiye, bye bye, ciao ciao.